West Wing ni igice gikomeye cya White House kuko ariho imirimo ya perezida ikorerwa buri munsi. Aha niho ubuyobozi bukorerwa, inama zikomeye zibera ndetse n'ibyemezo bikomeye by'igihugu bifatirwa. Muri West Wing harimo icyumba kizwi cyane ku isi, icyo nta kindi ni Oval Office, aho perezida akorera akazi ke ka buri munsi. Ni icyumba gito ugereranije n'uko abantu babitekereza, ariko gifite ububasha bukomeye kuko ariho hafatirwa ibyemezo bishobora guhindura amateka y'isi mu kanya gato. Hafi ya Oval Office hari n'ikindi cyumba cy'ibanga cyitwa Situation Room. Aha niho abayobozi bakurikirana ibibazo by'umutekano w'igihugu, intambara ndetse n'ibindi bikorwa byihutirwa. Aha niho amakuru akomeye acishwa kandi naho hafatirwa ibyemezo byihuse mu bihe bikomeye. Tuvuye kuri West Wing hari n'ikindi gice cya East Wing. East Wing ni igice gifite akamaro gakomeye ariko gikunze kutavugwa cyane. Aha niho hakorerwa ibikorwa bijyanye n'abashyitsi ba perezida, gahunda z'imyidagaduro ya leta ndetse n'indi mirimo y'abakozi bashinzwe kwakira abantu. Aha niho hinjirira abashyitsi benshi binjira muri ino nyubako ya White House. Igice cya